uyu munsi wa none witwa umumotari navuga ngo bamushake ubu yamaze kujya kwitaba. Ubu rwose yamaze kujya kwitaba, yagiye gutanga amakuru ku byavuzwe ndetse no ku byakozwe muri rusange mwigongwa ry'imodoka yagonze moto yaratwaye ndetse no kuba ari we utwaye umugore wa Yampano. Narakubwiye ngo umugore wa Yampano, umugabo Yampano azataha ubigira imikino. Umwe mu banyamakuru b'abahanga b'abanyabwenge bagerageje gukora ibintu byinshi bitandukanye, nyuma yuko atangaje ko hari utuzu tugiye turi hirya no hino tukore ibintu mu buryo budakwiye, yagaragaje ko uwitwa Yampano yagambaniwe. Ibi bintu narabivuze. Uwitwa Yago yaje avuga ngo utu tuzu turi hirya no hino twagiye turateraterana, turavuga ngo Yampano yaradukoshereje, reka natwe tumubambishe uyu munsi wa none afungwe. Yaje kugira gutya akomoza kuwitwa Muyoboke Alex, umugabo w'umuhanga wagerageje gukora byinshi muri industry y'umuziki, ari nabyo bintu byantunguye ahanini, ndetse bavuga ko hari n'amafaranga yatanzwe. Ayo mafaranga akaba yarariwe muri bamwe bagiye batandukanye, by'umwihariko umukuru abari amafaranga buriya ngo iryo pereza niryo kiri gukorwa. Ariko se uravuga iki ku bintu biri hanze bivugwa ko hari abadamu bamwe na bamwe bari hanze baba diaspora bagerageje gukora kiriya kintu ngo bakagerageza kugana n'umugore wa Yampano, ndetse bakishyura na bamwe mu banyamakuru ngo Yampano bamuture hasi. Reka ibyo nitubigendera kuko urukundo rushobora rushatse, kuko waranabyumvishe ntabwo uriya mugore yaje ku giti cye. Uriya mugore buriya ni Pazomani wamwaprocinze. Pazomani yamwaprocinga gute? Pazomani niwe muntu, nuvuga ngo Pazomani niwe wandikiye umugore wa Yampano bwa mbere bahuriye kuri TikTok. Ari byo bintu yahise avuga ngo reka mfate Pazo mwegezeyo. Hari n'ibice nari murimo nibwo ntarabibona ngo mbimwishyure, ariko wenda nzagenda mbimwishyura gake gake, ariko tutakiri kumwe kugira ngo n'ukuntu ndajya nita ku mugore wanjye. Kuko ari victime nyine ubwo yabarengana. Nukuvuga ngo ari mu bakuru iyo timu. Ariko ngiye ndibaza ngo ikintu cyane kwibaza ni kimwe, ntabwo ngiye numva ko Muyoboke Alex yakaje mw'ibi bintu bitewe n'ukuntu ngiye muzi n'ukuntu yavuze uburyo akunda Yampano. Yes, reka nongera ngushimire kandi nongera ngo zikaze wo ko nakurikirana Big Town TV umunsi ku munsi. Iki ni gitondo cy'umugisha, uyu ni umunsi mwiza nongeye kugaruka imbere y'abanyarwanda, nongera kuza imbere yanyu tuganira kuri bimwe na bimwe ndetse n'ibyanze tukabishyiraho umucyo nk'ibisanzwe. So, je suis professeur Chuchu aka Eric Stonji de Superboy. Isamba ntibagwe ntetatse ubwiza umwiza utagira inenge no ku cyumweru nyankora kuko apete bapete ya push ndaya propose ama equipe atiza apete bayitupa mu matsinda. Abanzi ndabasuje n'abatanze nimubigire ikibazo kuko nanjye ntabwo mbazi. Nizere ko mumeze neza cyane kandi nkunda uburyo mudukurikirana umunsi ku munsi kandi mukatwirika ko muri abantu ubagaciro gakomeye cyane mu bikorwa byacu. Ntimuribaza ngo bimeze bite rero ikintu gitumye nongera kwiteka uyu munsi wa none. Mike sinzi nibi bintu wabibonye, uwitwa Yago yakoze cyitwa comeback. Aha hantu niho nshaka kongera guhera. Uwitwa Yago yakoze cyitwa comeback nyuma yuko arikoroshe ku mbuga nkoranyambaga akongera kugaruka muri wa mujyo wiwe abanyarwanda bagomba kumwitegamo, kandi murabizi neza ko Yago yafashemo nyine ibintu bibabigiye kuri bindi. Uriya mugabo namaze kubona ko kugira ngo ajye kure kuri ijambo rivuge ebona biba byavuye kure cyane, kandi yagiye kuvuga avugira rimwe ntacyo asize inyuma. Yabateguje, yabahaye coming soon, yabwiye ati mu minsi mike ngiye kubatama ikintu muraza kubibona. Ibi bintu biraza gutuma nerekeza ku muntu witwa, ejo bundi narabivuze mu kiganiro, abandi bantera amabuye, abandi barabyumva, none abanyamakuru bose babyatatse. Mike ndagira ngo urabyibuka neza, njya kuvuga ngo ndimo ndakubwira ku bintu bijyanye n'umumotari wari utwaye umugore wa Yampano. Ndi kuvuga ngo ribi dukorere ubushakashatsi, idukorere icyo nakita investigation, imushakishe azatanga amakuru y'ibintu byabaye. Nyuma yuko nkubwiye ngo hari igihe abantu baza baka breaking inkuru batazizi batazihagazeho, kandi ba nyiri bisubizo, ba nyiri fact, ba nyiri victim bahari. Uyu munsi wa none witwa umumotari navuga ngo bamushake ubu yamaze kujya kwitaba. Ubu rwose yamaze kujya kwitaba, yagiye gutanga amakuru ku byavuzwe ndetse no ku byakozwe muri rusange mwitwarwa mwigongwa ry'imodoka yagonze moto yaratwaye ndetse no kuba ari we utwaye umugore wa Yampano. Narakubwiye ngo umugore wa Yampano, umugabo Yampano azataha ubigira imikino.
icyo nshima nuko hari ibintu mvuga nkabivuga nta wundi muntu wabivugaho uyu munsi wa none nkaba namaze kubona abanyamakuru mu Rwanda ndabakunda. Abanyamakuru mu Rwanda nabakunze ku rwego ruri hejuru cyane. Ndi kubera iki? Ibaze ko itangazamakuru ryo mu Rwanda narikunze ku rwego ruri hejuru, ntabwo narinzi neza ko umuntu ashobora kukubamba akaba ari nawe uza kukubambura. Njyewe impamvu ntatekereza ko itangazamakuru ushobora kukubamba rikanakubambura ni igihe nyuma y'uko nge nsohoye inkuru mbabwira ngo habanza hakorwa ubusesenguzi n'ubushakashatsi ku mumotari wari utwaye uriya mudamu, nyuma y'ibintu byinshi byagiye bivugwa kuri ya mpano, hamaze kugaragara bamwe mu banyamakuru babambaga ya mpano bagenda bavuga ngo nibakibambe. Uyu munsi wa none akaba aribo bari kugaruka basesengura bavuga ngo ya mpano ashobora kuba arengana, ndetse bari no kugenda bagerageza gucukumbura bya bintu byose nagendaga mbabwira. Uyu munsi wa none nibyo barimo. Ntibyatewe n'iki rero? Ibi byose kugira byongere kuva imuzi n'imuzingo, umwe mu banyamakuru b'abahanga b'abanyabwenge bagerageje gukora ibintu byinshi bitandukanye. Yago Pondati, mwese nta muntu n'umwe utamuzi, agire gutya ajya kuri space, ajya ku kinyamakuru kiwe avuga ibi bintu, aravuga ngo ndashaka tubishyireho umucyo. Nyuma yuko atangaje ko hari utuzu tugiye turi hirya no hino tukore ibintu mu buryo budakwiye, yagaragaje ko uwitwa ya mpano yagambaniwe. Ibi bintu narabivuze mvuga ngo ni gute umuntu ashobora kugongwa kuri moto agahaguruka nyuma ntagaragaze ibimenyetso byabayeho, igongwa aho yagongeye n'ababibonye, ariko we kaza akavuga ngo ibi byose byabaye. Ntibyagenze gute rero? Uwitwa Yago yaje avuga ngo utu tuzu turi hirya no hino twagiye turateraterana, turavuga ngo ya mpano yaradukoshereje, reka natwe tumubambishe uyu munsi wa none afungwe. Yaje kugira gutya akomoza kuwitwa Muyoboke Alex, manager y'ibihe byose, umugabo w'umuhanga wagerageje gukora byinshi muri industry y'umuziki, ari nabyo bintu byantunguye ahanini. Uwitwa Yago yavuze ko hari udukundi tugiye dutandukanye twiyegize gutya turihuzahuza, turavuga ngo reka dufate ya mpano afungwe, ndetse bavuga ko hari n'amafaranga yatanzwe. Ayo mafaranga akaba yarariwe muri bamwe bagiye batandukanye, by'umwihariko umukuru wabariye amafaranga buriya ngo ni Godfather, ari ugenda ushyiramo umunyu, wagerageje gukora amaspace menshi agiye atandukanye kuri live ya TikTok agaragaza ukuntu ya mpano ari umunyamafuti, ari umunyamakosa ku rwego ido n'icukumburwa ry'inkuru ya mpano rya mbere ryatangijwe na Godfather. Kandi nahise ejo bundi Godfather sinabonye ari kuvuga kuri Vava, akavuga ati bari kuvuga yuko Vava ngo ashobora kuba afite umugabo wo mu diaspora ngo umutereta, bari banafitanye gahunda. Godfather nyine asa nk'uri kugarukira ya mpano, nyamara Godfather ashobora kuba arengana. Ni ukuvuga ngo impamvu iperereza rigikorwa, sinzi ko nimba ejo wari uzi ko aribwo yagomba kujya kubazwa muri pariki ya mpano, byarasubitswe kuko hari iperereza ryimbitse rikiri gukorwa, rikiri gukorwaho ubushakashatsi, riri gushakwa ahandi makuru agiye atandukanye. Ntabwo rero yagiye kwitaba. Impamvu banza kujya kwitaba nuko bashaka ibimenyetso byuzuye bazajya muri parike bazi neza ko bajyanye ibintu biri ku murongo. Ibyo bya Godfather kuvuga gutyo, nawe harandi makuru agenda yakira. Godfather yaba yarariye amafaranga nyuma kongera, kuko ejo bundi space yakoze mbere yuko yagajya kuvuga biriya, yararimo avuga ko Vava agiye nyine, Godfather ari kuvuga yuko agiye gushaka amakuru yo mu diaspora wateretaga Vava. Erega wibuke ko hari amakuru avuga yuko we nta ruhande ajya abogamiraho. Uri umunyamafuti araza kuvuga, Godfather yaranigarura aravuga ati ngende ikigoryi, ndaza nkavuga nyine bitewe n'amakuru nahawe, ari kuvuga ati nesa rwose ngwino mfashe ahangaha rwose nemende ikigoryi. Urumva nimba umuntu ashobora kwifata uko nguko, nyine wenda hari ukuntu ashobora kuba yarabogamye bitewe n'amakuru yari yahawe, kubera ko nimba bamuhaye amafoto umugore afite ibikomere akamuhereza amajwi y'amana ari kumutuka, urumva nyine nta kintu gihari, nta kintu cyari gihari kiringanura ya mpano. Ni ukuvuga ngo wowe ikintu uri kwirengagiza, ni ukuvuga ngo twebwe hano abantu babayeho nk'ababoroga,
cyangwa se aba content creator bakwiza imbuga nkoranyambaga nibo bahereza abandi bantu bari ku ruhande amakuru bagomba kugenderaho. Uyu munsi wa none nimba Godfather bashobora kuza akagaragaza ko Yampano ari umunyamafuti akamutuka akamusebya, muri make hari umuntu utazaza gukurikirana ya space azakora ejo uri buze kugenda ku byavuzwe uyu munsi akaba aribyo yubakiraho. Nimba yaraje ubwa mbere agatangaza amakuru, ubu niyo bavuze gutangaza inkuru ni inkuru uhagazeho kandi ufitiye gihamya. Iyo uyitangaje uzi neza ko nawe ubwawe utayihagazeho, menyesha abantu uvuga ati aya ni amakuru ndi kuko ariko ntazi neza, nk'uko n'ubuyobozi bwavuze ngo kandi yarafite ibimenyetso nyine bigaragaza ubugome bwa Yampano. Nyine ubwo bumenyetso erega no gusebya base cyangwa gusenya wese aba afite ibimenyetso. None se ubu nguko hari abantu batangiye kuvuga ko urabona ko nk'ikiganiro cyakoze ku kinyamakuru kimwe hano cy'umumotari, umumotari ngo yahamagaye umunyamakuru wo ku rugendo aravuga ngo ninjye wari utwaye moto yari itwaye umugore wa Yampano mu gihe bamugongaga. Aravuga ngo njyewe ndashaka ko mumpereza umwanya ngasobanura ibi bintu kugira ngo mbikirininge mbishyireho mucyo, sibyo? Ariko se ko hari n'abandi bari kuvuga ko ari umumotari wundi waje ari undi muntu wise umumotari kugira ngo yitwikire mu iyi nkuru, urumva? Hari umuntu nyine ushaka gufatirana iyo kubera ko umumotari wari uri kumwe na Vava ntabwo yigeze agaragara. Hari umuntu ushaka gushaka gutwika akaza kitira umumotari. Ibyo rero nibyo njye navuze mbere, ndavuga ngo nimba uwo mumotari ahari byanze bikunze Eida yagonzwe n'imodoka, iyi moto ye yarangiritse, umugenzi aratwaye arangirika, bivuze ngo hari ubwishingizi bukwiye gukurikizwa ibyo bintu bigomba kubikurikirana cyangwa se n'abakabikurikirana. Ariko ntabwo tuye twumva ahantu na hamwe hahamagawe polisi ngo muze mupime, nta naho twumvishe koko byagombaga kuba umuntu nimba kugonza uri mu muhanda utwaye polisi iraza igapima, ariko ntabwo byabayeho. Umumotari yemerewe gutanga ikirego. Muri cyo gihe polisi bitaraza, umumotari yemerewe kuko umumotari yemerewe gufata telefone agafotora na Vava yarafite ubwo burenganzira bwo kwika ko wenda yari yakomeretse. Yego, ayo mafoto ntayo twabonye. Bivugwa ko rero hari abantu bamwe na bamwe bamenya maybe kuko mu rukiko ko biri kose ibyo bimenyetso bizasabwa. Bizasabwa. Ni no mpamvu nyine nkubwira ngo ngubu hari ibyo perereza, ibimenyetso byo bya moto n'iki tugomba reka tubirindirire mu rukiko. Ibyo perereza niryo kiri gukorwa. Ariko se uravuga iki ku bintu biri hanze? Bivugwa ko hari abadamu bamwe na bamwe bari hanze baba diaspora bagerageje gukora kiriya kintu ngo bakagerageza kugana n'umugore wa Yampano ndetse bakishyura bamwe mu banyamakuru ngo Yampano bamuture hasi. Sinzi niba arabonye Twitter yenuze yaragiye mu rugo rwa Yampano agamije kumurimbura nyine agamije kumurimbura. None oya reka ko Yampano ubwo yabyivugiye. Oya reka wenda ibyo ntitunabigendereho. Reka ibyo ntitubigendereho kuko urukundo rushatse kuko waranabyumvishe ntabwo uriya mugore yaje ku giti cye. Uriya mugore bura ni Pazomani wamwaprocinze. Pazomani yamwaprocinga gute? Pazomani niwe muntu nuvuga ngo Pazomani niwe wandikiye umugore wa Yampano bwa mbere bahuriye kuri TikTok. Kwa kundi bakora ama live, bamaze gukora ama live arangije umukobwa avuga ukuntu akunda Yampano yifuza kuzamubona. Uwitwa Pazomani arangije aramwandikira, umukobwa arashyuha cyane, ari nabwo bapanze umunsi wa mbere wo kujya guhura. Kwa kundi ugenda ajya gusura urubuga rwe, Pazo asanga ni icyana gitwika, arangije yemerera uwo mukobwa kuzamuzana Yampano bajya guhurira i Kanombe. Ubwo bivuze ngo Pazo rero nako gakina ashobora kuba ari akarimo se cyangwa bamugize oya nukuvuga ngo Pazo we ntabwo gakina karimo, kuko Pazo ukuntu yahuye n'ura mwana w'umukobwa ni kwa kundi nyine icyana umunari cyadanje wabona cyarakunze inshuti yawe ukavuga ati reka mbahuze bibere inshuti, biza kurangira we akoze ikintu kijyanye no kubahuza, kuko ndakeka ko Yampano yabanye n'ura mukobwa bamaranye iminsi 14 yonyine mu byumweru 2 bahuye beta bemereje kubona nk'umugore n'umugabo. Kandi wibuka ko Pazomani yabanaga na Yampano mu nzu, ari nabwo yavuye aho babanaga mu nzu yabo agenda agiye gufeta anniversaire yiwe mu gihugu cya Uganda, urumva? Arangije agaruka asanga Yampano yararongoye. Aribwo yese amubwira ati rero urumva we yararongoye umukobwa akajya ataha, urumva? Ubwo mbese ni nkaho yakoraga ataha umugore wa Yampano. Ariko Yampano afite gahunda, aravuga ati icyana namaze gusanga ari fresh cyane ko mu rubyiruko ukuntu rubaho mu imisi singonga ibintu by'amakwe ibiki n'ibiki. Iyo utekereje ubona ko icyana kikuru cyane uravuga ati kamenye nkibitseho ndege kujya nirirwa njya mu kajagari no kujarajara njya mu bandi, sibyo? Amera nk'uranguriye rimwe. Ari byo bintu yahise avuga ngo reka mfate Pazo mwegezeyo, hari n'ibice nari murimo nibwo ntarabibona ngo mbimwishyure, ariko wenda nzagenda mbimwishyura gake ariko tutakiri kumwe kugira ngo n'ukuntu ndajya nita ku mugore wanjye. Ibyo ngibyo rero
ni nayo mpamvu uwitwa Pazo we yaravuze ngo mbere na mbere yajya avuga ati buriya ngo ninga ukora ikintu cyiza uzanshime mbere, ibintu byo kunshima nyuma ntago ari ngombwa, kuko ubundi Pazo yakaba yarahawe ishimwe n'umugore wa Yampano nyuma yuko amuhuje na Yampano, cyangwa se Yampano akamuha ishimwe ry'uko amuhuje n'icyana cyiza nka kiriya. Njyewe rero ikintu ushaka iteka iyo umugore yinjiye mu ubwenge nawe turi inshuti, turabana mu nzu, uko biri kose iyo umugore yinjiye hagati y'abo bantu babiri hatabayemo gutandukana neza, habamo gutandukana nabi, kubera ko nanone hari igihe umugore aza nyine ukamurutisha iniga yawe. Yego, ibyo ni ibintu byo bisanzwe, ntawamenya ibya Pazo kuko bo Yampano amaze gufata decision yo kubana n'uriya mugore yahise bizana umwuka mubi hagati ya Pazo na Yampano. Nuko nguko niko igitsina gore nyine kimereye, kandi tugomba kubyakira tukabana nabyo. Ikintu nshaka ko tuganiraho cyane cyane, ndibaza ngo uwitwa Yago ntago ajya avugira ubusangira ngo uramuzi. Yago numwe mu bantu bajya batanga ibimenyetso, agatanga na fact ko ntago ajya atangaza inkuru adafite gihamya. Godfather nawe yirinze kugira ikintu avuga ati kira ni ikigoryi ntago nshaka kukivugaho. Ntabwo yarazimye muvuzo nabangiye kumuha hito. Oya ntago ari kumutwikira, Yago ntago ajya azima. Godfather yaba ari uguhunga, yaba ari uko yabuze ikintu asubiza. Godfather nawe ubwo arabizi neza ko yibeshye, agakoza agati kuri Yago yamubaga nta kinya. Ni ibintu bizwi. Ahubwo yagaragaje ko yubaha Godfather cyane. Erega Yago ni umuntu mwiza. Yago ni umuntu mwiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko abantu ntabwo bajya babasha kubibona ngo namuheze indabyo nk'umuntu zikwiye, kuko Yago ni umwe mu bantu bagerageje. Mbese urumva Yago ni umwe mu bantu bashyize itafari ku bintu bikomeye cyane hano mu Rwanda, muri showbiz nyarwanda. Ari nayo mpamvu akubwira ngo njyewe nimfata umwanya nkavuga ngo ngiye kugutekezaho, ngiye kukuvugaho, nzakuvugaho ibintu bizwi bigaragara, ntanga n'ibimenyetso by'ibyo bintu byose. Ari nahera akavuga ngo njyewe ntabwo na rimwe nzigera mvuga ibintu ntazahagararaho, nzavuga ikintu natekerejeho kandi nkivugire mu mwanya wacyo. Aravuga ngo ibyo bya Godfather uza akavuga ngo wenda ngo gutya na gutya ngo yarazimye, ngo Yago yarazimye. Nta Yago wazimye. Yago iyo umwendereje, iyo umushotoye arakubaga akakubwiza ukuri, kuri nawe wicara ukavuga ngo uyu muntu arambwiye. Uwitwa Godfather ashobora kuba yatekereje, aravuga ngo nibeshya nkibanda ku bintu byinshi bivuga kuri Yago, bisabya Yago, bimuharabika, bimutsindisha urugamba, biraza kurangira ambwije ukuri kandi nanjye nisange ngiye hanze. Nimba Yago yaje akavuga ngo njyewe nzi neza ko hari utuzu turi hirya no hino twishyize hamwe kugira ngo turimbure impano y'uriya mwana wa Yampano cyangwa se Yampano, ntabwo ndibuze kubyitiraho kuko mfite amakuru. Arangije ashyira mu majwi uwitwa manager bihe byose Muyoboke Alex, aravuga ngo uwitwa Godfather ni ubihedinze, ndetse bimwe na bimwe hari n'ikiganiro yagiranye n'uwitwa Gasuku Jessica wa Bipangu. Arangije aravuga ngo nanjye ndabizi tutuzu turahari. Ari ndubihamya Gasuku nawe avuga yuko hari utuzu two kurimbura Yampano. Yego, yewe si no kuvuga ngo two kurimbura, nyine utuzu tumeze nk'utugenza igikundi kijyanye no gusenya ibyagezweho cyangwa se byubatse. Aravuga ngo we nyirizina nawe ubwo yitangaho urugero, aravuga ati nanjye ibibazo nahuye nabyo, nanjye baransenye, barampiritse. Ni kenshi cyane nagiye mbura n'abantu benshi cyane bifuje ko nahirima nasenyuka, iyi showbiz sinyivugaho sinyigarukemo. Arangije yagaravuga ngo njyewe ndabizi neza, mfite amakuru avuga ko hari abagore bamwe na bamwe bari hanze bishyuye amafaranga kugira ngo Yampano bamusenye, bamuterateranye impande zose, by'umwihariko na bira bikundi by'ibinyamakuru byagiye bisenya bivuga ukuntu inkuru badahagazeho nabyo bihari. Anavuga ko n'uwitwa Muyoboke Alex ari umwe muri victim y'abantu bari muri cya gikundi cyo kugira ngo basenye uriya mwana nyuma y'ibintu byinshi. Reka tumushyire mu bakuru b'iyo timu, kuko ari victim nyine ubwo yaba arengana. Ni ukuvuga ngo ari mu bakuru b'iyo timu. Ariko ngewe ndibaza ngo ikintu cyane kwibaza ni kimwe, ntabwo nge numva ko Muyoboke Alex yakaje mw'ibi bintu bitewe n'ukuntu nge muzi n'ukuntu yavuze uburyo akunda Yampano. Ngenda byibuka rimwe kuri RBA, kuri Radio Rwanda batumira, ndatekereza ari muri 2020 nimba nibuka neza, uwitwa Yampano Florie ari asohora indirimbo yitwa Umuruho. Oya, buryo umuruho. Oya, uwo rizagwira.
nyine siki indirimbo yitwa uwo rizagwira nyine indirimbo. oya indirimbo yaririmbye avuga ngo imodoka ipfira Nyungwe si yo se nyine Umuruho. yitwa uwo rizagwira niko indirimbo yitwa. Okay, ubwo iyo ndirimbo yitwa uwo rizagwira yaririmbwe n'uwo rizagwira Flori. Iyo ndirimbo igisohoka uwitwa Muyoboke Alex bayamutumiye kuri Radio Rwanda, arangije baramubaza ngo iyo urebye ku giti cyawe ugakurikiza tara z'abahanzi b'abapkamingi bakiri kuzamuka, ureba ubona ari inde muntu wahabwa amahirwe yo gushyirwa kuri space zigaragaza cyane mu bahanzi bakizamuka, ubona uri mu bintu kandi birimo neza, ugerageza no gukora ibintu birenze. Muyoboke Alex yaravuze ngo ngiye ku bwanjye ku giti cyanjye hari umupeti uri kuzamuka abantu bataramenya, waririmbye iyo ndirimbo yitwa uwo rizagwira, ngo nimba yitwa ya mpano, uyu mwana ari mu bintu nafashe umwanya ari mu bantu nafashe umwanya ntekerezaho, ndavuga ati uyu mupeti nanjye ubwanjye namusapotinga. Manager byaramunaniye ibintu byo gusapotinga abahanzi, byaramunaniye sigaye avugwa mu tuntu tw'udutiku arimo arasaza yanduranya nawe. Yego mana, ariko urumva sinzi wenda imanaginga hari umuhanzi aheruka nimba yitwa nde, umuhanzi aheruka ujya gusa nka Mbosso ukuntu, sinzi ukuntu byaje kurangira, njya mbona nakora uturirimba ko mbanza manager byaramunaniye akajugunya akavuga ati nta mpano irimo. Oya impano arayifite uwo mujama, arayifite, arazi kuririmba cyane. Unarebye hari kuri channel yawe ya Decent ushobora kubonaho indirimbo y'uwo mujama kabisa, ajya gusa nka Mbosso ni mugufu ukuntu, ni igikara, impano yarayifite. Nyine ikintu nibaza erega ntabwo tuzi ngo Muyoboke amanaginga gute. Hari ukamanaginga ibikorwa by'umuhanzi yizaniye erega, hari ukamanaginga nk'umushoramari ushoramo amafaranga, executive producer, hari no kumanaginga ukamanaginga ibikorwa by'umuhanzi azanye amafaranga n'ibihangano bye. Uwitwa Muyoboke rero nje simpamya ko ari umuntu ushora amafaranga mu muziki. Yarayashoye musaza, yarayashoye. Ahubwo hari abantu benshi bazi ko we nyine imanaginga rye ari nk'umujyanama w'ibikorwa by'abahanzi. Akundi manager w'umuhanzi ntago ari ushoramo amafaranga, ubundi umuhanzi abagomba kuba abagomba kuba yifitiye nyine budget y'amafaranga. Yego, aya nako dufata yasunye kabisa. Nyine njye nakubwiye ngo ahanini hubwo ikintu nibaza ni gute Yago yaje ibi bintu akabishyiramo uwitwa Muyoboke. Urumva ntabwo nkurikije ukuntu nyine Muyoboke we yaje arabisobanura, avuga ko uwitwa Yampana ari umwe mu bantu bafite tara kandi iri ku rwego rwo hejuru, sibyo? Agaragaza urukundo yabonye kuri Yampana, ndavuga ngo uyu numwe mu bantu bashobora kuba bamufasha kumusapotinga ariko batagerageza kumusenya. Wenda reka mvuge ko aka kantu Yago ntago ashobora kwifashisha ayo mazina kuko azi ko ari amazina manini. Urabona yari amaze igihe adakora, aho yatangarije ko urabona Yago iyo abona byanze ari gushyira akigira views 2,000 nanga yatategura gasaga. Ubwo ntago byo bari mu buryo bwo kugira ngo channel ye yongere ibe active. No kuvuga ngo uwitwa Yago erega ameze nk'umuntu ufite amakuru menshi abitse, ariko by'umwihariko yanagaragaje ko hari amakuru mfite avuga ko we na Muyoboke Alex ubwawo ku giti cyabo batanabanye neza, bitewe nuko mu minsi heruka hari ibintu bumvikanyeho, uwitwa Muyoboke abitera ishoti ntiyakurikiza process yavugaye na Yago zijyanye no kuntu ashobora ko yashakaga gutegura igitaramo kigomba kubera muri BK Arena, kigomba kumuvana muri Uganda kimugarura mu Rwanda. Arangije bumvikana ibintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, ariko Muyoboke Alex ntiyabihereza umwanya, bamusaba kwandika ibaruwa isaba imbabazi abanyarwanda ndetse kanasaba imbabazi ubuyobozi bwo mu Rwanda. Uwitwa Yago bimwe na bimwe ntiyabikoze, bivuze ngo hari ibintu yamusabye amwemera ko ashaka ajya kubikurikirana kugira igitaramo gitegurwe, ariko ntiyabishyira mu bikorwa. Yavuze ngo araza gukora space, araza gukora ikiganiro kimbitse kirimo ibyo bintu, aza no gukirininga ibintu bijyanye n'intuze n'ara amatike y'igitaramo cya King James. Ngira ngo warabyumvishe. Nyuma y'uko ibyo byose rero bivuzwe, akavuga ati ngewe na Muyoboke Alex dufitanye ikibazo runaka, ariko ntabwo arabivuga ngo abishyiraho umucyo, agaragaza n'impamvu ari gushaka kumushyira muri iriya diru yo kuvuga ku bintu bijyanye na Yampano ibiki n'ibiki, ariko nimba yabikomojeho
bivuze ngo byanze bikunze hari amakuru afite n'icyo ashaka gutangaza. Ntabwo ari impamvu yo kugira ngo we ku giti cye wenda cyane yikomeze irebwe, hoya nabibonye ikiganiro kimaze kujya hafi muri views 70,000, ariko we nyirizina ikintu ashaka ni ukugaragaza ikimeze nk'akarengane y'ampano n'akagambane ari gukorerwa n'abandi bantu bari hirya batandukanye nuko twe tubitekereza, sibyo? Sinzi nimba arabonye twita y'umuntu witwa Shadia Shadibu ya postinze agaragaza ngo sinzi nimba abantu mwese bamwe na bamwe muri kwibona nk'uko ibi bintu mbibona. Ndahamye ndashidikanya ko ya mpano ashobora kuba arengana kuko ntabwo agaragara mu isura y'umugabo wakora ibintu ya mpano ari gukekwaho ibijyanye no guhohotera umugore. Ngo ntabwo agaragara nk'umugabo wakubita umugore kubera iki se si umugabo wamutoteza bitewe nuko ya mpano. Urumva Shadibo yavuze ko hari ukuntu ijisho rye ritari irya none hanga muri uruganda, ritari irya none hanga mu gitsina gabo. Nuvuga ngo Shadibo ameze nk'umuntu ufite experience ku bantu bajyanye ku myubakire y'urugo kuko nawe yabinyuzemo. Kandi rwaramunaniye? Ntabwo rwamunaniye. Rwaramunaniye. Oya, ntabwo uvuga gute ko urugo rwananiye umuntu mu gihe katunze umuryango we? Neza ari kumwe n'umugabo we. Kuba batari kumwe umugabo afite uburenganzira bwo kugenda uko ashaka. Ntabwo bivuze ko urugo rwamunaniye kuko uyu munsi wa none Shadibu rwaramunaniye kuko rutaramunaniye akaba ari kumwe n'umugabo we. No, none umugabo we afite hari ishumi afite kumukurura. Arimo umugozi kurya mukuru akamutwara uko ashaka. Yamwiziritseho se. Nuvuga ngo umugabo afite uburenganzira. Ese kuki uvuga ko Shadibu ari urugo rwananiye? Kuki utavuga ko umugabo ari rwananiye? Nyine rwarabananiye bose. Nese urugo rwarakunaniye ukajya kugira abandi inama nawe rwaranze. No. Shadibu banza wumva iki kintu Mike. Ukwiye gutanga inama z'urugo. Tom Close yarubatse urugo rurakomerana n'uwo aracyari kumwe n'umugore we. Riderman yarubatse rurakomera aracyari kumwe n'umugore we. Junior Giti yarubatse ari kumwe Knowless Butera. Abo bantu nibo bantu bakwiye gutanga inama zikumvikana. Naho ibyo kugira umuntu yaruba sasa uri umudivorce. Umunyarwanda birakunanira. Umunyarwanda yaravuze ngo mwite mwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Uretse nkubaze. Nanjye uretse nkubaze. Uretse nanjye nkubaze. Yego nta kibazo mbaze. Wowe umwana azakura abona uri umusinzi ukubita nyoko ukubita nyina. Sibyo? Umwana nawe nakora niyo kamera ukubita nyina uzajya kumubwira ngo ibyo bintu sibyo kandi nawe ubikora. Aribyo nawe yakuzubo aribyo yakuza areba nawe ukorera mama we. Nanjye reka nkubaze ikibazo. Ari Shadibu na Meddy Saleh uwataye urugo ninde? Iby'urugo rwa Meddy Saleh na Shadibu ntawe uzi wataye undi. Oya njye unyine nsubize. Ninde wataye? Meddy Saleh ntajya mu itangazamakuru avuga iby'urugo rwe na Shadibu. Yego. Shadibu ntago ajya muri social media ngo avuge ibyo cyatumye atandukana na Meddy Saleh. Ahubwo gusa ikintu nabakundira bose nabanyabwe. Nibaze kubera iki utari ndacyamukunda ndamukunda. Shadibu yimubajije nyine kuri Meddy Saleh ni cyangwa icyagusubiza nta kindi. Ahandi akakubwira ko akimwuba. Reka ngurugero rwa hafi. Kimenyi wa Muyango urugo rwaramunaniye. Nimba nkurikije bivugwa muri social media kuko baratandukanye rwarabananiye. Oya wivuga rwarabananiye. Rwaramunaniye. Rwarabananiye nimba batari. Rwarabananiye. Nimba batari. Uwitwa Shadia Shadibu winyumvisha ukuntu urugo rwamunaniye mugenzi neza ko we n'abana be babayeho neza nta muntu basabiriza nta nahantu baravugwa ko bana barunafa kwishyura. Uretse nge ninkubwira ikintu nkubwira ngo urugo ntago rwananiye Shadibu ahubwo rwananiye oya we n'umugabo we baratandukanye kandi kubutaruka tuvuze ngo ninde rwananiye uwarutaye akagenda niwe rwananiye. Ariko Shadibu ni umugore w'umunyarwandakazi uzi gukora no gushakisha ari nayo mpamvu uzabona famiye yibayeho neza. Akora iki? Icyakoranye ntabwo nkizi kimwinjiza amafaranga. Twebwe tureba kuri zirita za famiye ye. Oya iyo tugiye kureba turavuga ngo abana ba Shadibu bigahe ese basute baragaragara ute muri rubanda uzibishirirwa ishuri nande. Reka tureke kwinjira urugo rwa Shadibu. Ibyo ntabwo turi buze kubyinjiramo nta n'impamvu. Shadibu n'ubuzima bwe n'abana be reka tubyihore tuganire twisubirire kuri saga ihari. Shadibu itsoka akubundi ninjye warunabizanye ubundi Shadibu nkwinjiriye kubera iki mbabarira. Ngewe icyo nende ushaka kuvugaho nyirizina nimba wumva we yaraje aravuga ngo ntabwo ya mpano
agaragara nk'umuntu wahohotera umugore we bitewe n'uburyo agaragara, kuko ijisho rye nyine rireba rikamenya ngo uyu mugabo yakora ibintu bitari byiza, uyu nawe yakora ibitari byiza, cyangwa uyu yakora byiza kurushaho. Impamvu yabivuze uretse uzi impamvu bajya bavuga ngo ningwe ntiyari izi gufata ku gakano, yarabibwirijwe. None zucingira kujya uvuga ko Yamana atakubita umugore. Nyine we icyo bivuga ngo ngiye icyo nshingiraho, reka dufate icyo Shadiba bashingiraho. Nuvuga ngo Shadiba Yamana aramuzi. Ikindi nta muntu ujya umenya undi shaka. Ariko se wenda reka dufatire urugero ku kintu kimwe. Nese barabana. Uretse reka nkumaze ikintu kimwe. Ibiganiro wowe bwawe uriyize. Ngiye ndiyize. Ntago wiyize. Ngiye ndiyize. Ko ndumwe mu bantu bagira akajinya gato k'amasegonda ngahe kagata karangira. Ariko reka nkumaze ikintu kimwe nimba wena nawe ushyira muri logique, oya nawe wibinyumvisha ibintu. Nawe ushyira muri logique, ushyire mu nyurabwenge byawe. Mbwira ukuntu wabubana n'umugore umuhoza ku nkeke, amavi ya mu gitondo, inkorokora z'umugoroba, umutwe wa nijoro. Warangiza mu gitondo mukabyuka mugafungura YouTube channel yo kunyuzaho ubuzima bwanyu, kuganira nka famiye uburyo mubanye, umugore akicara hariya, umugabo akicara hariya, mugasangiza abanyarwanda uburyo famiye yanyu ibanyemo. Uzi neza ko mubanye nabi. Reka nkubwire Mike tuganira. Nese nago Pastor Kim yavuze ko ngo harya yavuze ngo n'udukino bakinaga, kandi ya mpano n'umugore babizi neza ko batabanye neza mu nzu. Ibihugu uvuze kuri Pastor Kim. Ubwo ugiye kuvuga ko na Pastor Kim nahubwo rero nahubwo ngubwo ari muri ako gakino kabo bantu bashaka kurimbura ya mpano. Ntabwo karimo utaza gukomahanga hasi. Uretse Pastor Kim webwe yivugiye yuko yiyumvishiriza ya mpano, abwira amagambo mabi ateye isoni arimo n'ivangura, anahita ya mpano intera hamwe. Iryo jambo naryumye Pastor Kim yita ya mpano ngo ni intera hamwe. Wararyumvisha rivuga cyangwa ry'Imana nararyumvisha Pastor Kim arivuga ngo ya mpano ngo ni intera hamwe, ari kuvuga amagambo mabi yivangura amoko ngo yabwiraga Vava. Ngo yabimubwira live ngo bari muri live ko live atito. Ibyo bintu bamukubita ngo barimo bakora live ngo Yamana araza ngo aramukubita ngo amubwira nayo magambo mabi ngo yivangura amoko, ahita amwita ngo kira gihungu ni intera hamwe. Iryo jambo narabivuze umuntu umupasteri. Nuvuga ngo ibi bintu nabyo ntago ari ijambo bukwiye kubwira umuntu. Oya njyewe ikintu ntekereza mvuga ko ibintu ari ibintu bikurizwa birekura na bamwe mu banyamakuru bagiye batandukanye. Nese ejo bundi uwitwa Emi Nyawe yagiye agakora ikiganiro agatangaza ko buriya ngo Pastor Kim yapfuye umugore na Yampano. Tuvugishije ukuri njyewe nkurikije ibintu Pastor Kim avuga, Pastor Kim avuga ibintu yeretswe, akavuga ibintu by'ubuhanuzi, akavuga ibintu byageza kubaka abo bantu babiri bari kugerageza gushwara kugira ngo abahuzahuze. Uwitwa Emi Nyawe yaravuze ngo nge ndabizi neza Pastor Kim washatse gutereta umugore wa Yampano, uyu munsi wa none we na Yampano mupfa umugore. Nabyo byashoboka. Nese Pastor Kim mupfa umugore ni ukugira muhuzahuza ibyo bintu bigenda bitangazwa nabo, ariko nyirizina bidafitiye fact zumvikana. Ntabwo yewe mpamye ko Emi Nyawe nawe agiye kuvuga ibyo ngibyo afite fact nta bya fact. Ntago Pastor Kim igira tereta Vava bibaho. Wari uhari nta byabayeho. None se uraba yarahari yiza murebera mu mutima we aravuga ngo tegeza ko yabivuze, impamvu yabivuze ari iyi kubivuga nuko Pastor Kim nuko murwanya. Nuko murwanya bashaka kumuhirika, bashaka kumusenya. Ibikorwa akora erega baravuga ngo n'ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe cyose uzaba uri mu nzira nziza ntuzabura imitego ya Satani izazi kwitambika. Reka gukora itangazamakuru uretse witwa Pastor Kim, uretse nanjye nkubwira uretse reka gukora itangazamakuru ushyiremo na fanatisme ya y'ubuzima busanzwe, kubera ko nimba Shadiba akavuga ati Yamana ntashobora gukubita umugore agahamya yuko akubitwa, kubera icyo ushobora guhakana yuko uriya Kim we ataterese Vava. Nimba Shadiba urumva wowe umuratanga wo kubyumva, none ugashyiramo no kufana umuntu, kuko ntabwo ushobora nese nta tereta se kuba ari pastor byamubuza gutereta. Ni n'umusore birabimwemerera gutereta. N'umusore ntabwo rero ukwiye kubihakana. Iminya impamvu yabivuze afite aho yabikuye. Nyine ikintu ushaka kuvuga ni kimwe. Nuvuga ngo Pastor Kim we ni umuntu umaze kube ubukombe mu bintu bijyanye na social media live. Nimba we aza agatanga ubuhanuzi bwe ku bantu, ubundi kuki ahubwo udashobora gutekereza ko yarazi neza umubano wa Vava
na ya mpano wakavuga ate agendeye ku bana azi ntawazi kuko ntagaba mu rugo rwabo. Pastor Kim avuga ibintu ari kwerekwa muri ako kanya. Yeretswe iki kandi yaravuze ko uravava yasengeraga mu rugo amuzi na mbere ya mpano. Yeretswe ko ya mpano we nawe batabanye neza ari kwiga mu kubitagura ibintu ari byo ngibyo nge uwo ngo Pastor Kim no kuzana nge kano kanya natamvuga ko ari n'umutekamutwe. Ubwe aragira yavuze yuko ngo yeretswe ibintu bya ya mpano n'umugore we. Uri kumva? Nimba ari ibintu yeretswe ko yarazi neza umubano mubi mu rugo rwa vava na ya mpano. Nge ndamutse nzi ko wowe ufite umugore ndi inshuti yawe, nzi neza yuko we n'umugore wawe mutabanye neza, murarwana uramukubita umubwira umugore wakaza kabimbwira. Nge ntago naza nkagwanurira nkavuga umugore ntago muzarambana. Ariko yarabivuze nyine arishobora kubivuga agendeye ku mubano mubi yarazi uri mu rugo rwabo kuko yarabazi. We yarabivuze aramubwira ngo aranavuga ngo ya mpano ndagusabye reka gukomeza gutoteza no mugore umuhohotera kandi kubera ko yarabizi ko yarazi umubano. Uyu mugore si uwawe ari mu nzira igenda abivuga kubera ko yarazi umubano utari mwiza uri mu urwo rugo. Ese ubu ngubu nk'abo ya mpano aramutse afunga akongera agasubirana na vava ntabwo byakunda. Ushingira kuki nose nimba baramukubise bakagumana kubera ko biratwe twabonye hari byabibanjirije. Nese vava video soka ntiyari yarahukanye ntiyongeye akagaruka. Ya mpano bashaka no gutera kuvuga ngo ngiye werega nta ngiye mbana nabi n'umugore wanjye. Erega mwe nuko muri kwirengagiza ari ama video yose bagiye bafatana kuri channel yabo. Nimba baraza bakatuganiriza bakatugira ibintu. Pastor Kim yaravuze yuko ari ama video bayakoze n'umuntu mubano mubi mu rugo hari. Ariko reka nkoze ikintu kimwe. Uzi impamvu ya mpano yafashe umwanya wo kongera kubana na ntuze n'ura mugore nyuma yuko ari ama video yagiye hanze. Yararebye aravuga ngo uyu mwana w'umukobwa nta kintu na kimwe cyamukura mu cyasha n'igisebo yahuye nacyo usibye kuba nakongera nkemera nkamugira umugore mu buryo bwemewe. Ndetse sinzi nimba warumvisha mu ndimi bivuga ngo no muri sama hari ya gahunda mu ndimbo yaririmbye. No muri sama hari ya gahunda yari afite yo muri iyi sama y'uyu mwaka kwari uko ya mpano yagomba gukora ubukwe na vava. Ntago birarangira ariko nubundi ntose bitarangira se yarakatiwe. Ntago ngiye kandi maravuga ko ya mpano azataha. Erega ya mpano azataha. Oya na wijya nibimushinjura nanone. Si ukumushinjura nyine impamvu rega kandi bakugira umwere kuko ruki ntarabura. Ntabwo ari kumugira umwere. Impamvu nye nkubwira gutya nyine iyo bavuze ngo ubutabera buragenzura bukareba ibyaha umuntu ashinjwa bukamushinja kuko ntabwo ibitazamuhama ntabwo babimushinja. Wapi ibitazamuhama ntabwo babimushinja bazamushinja ibimuhama. Ibyo bimuhama rero nibyo bizakurikizwa mu itegeko. Ariko iyo mvuze ngo azataha n'ubundi azataha nashaka imyaka 5 ariko azataha. Urumva ashobora gukatirwa imyaka 5 isubitse akigira hanze. Akigira hanze. Yabagatirwa imyaka 7 isubitse. Yego. Agatakaza hanze. Icyo nshatse kuvuga twe. Erega hari n'igihemba reba ibintu. Asabe bahora bagukatira imyaka 7 isubitse. Ubundi umwaka umwe cyangwa ariko barayigukatira. Isubitse imyaka 2 umwe guri. None se ubu ngubu reka dufate. Erega hari ibintu twebwe tuba tutaza. Abantu tutaza amategeko rero. Abantu dutaza amategeko dufata ibintu tukabitwara uko bitari. Tukanabivuga ko tubyuba ku giti cyacu tutaze no kubisesengura. Hari umunyamategeko wambwiye ntushobora kujya kuburana mu rukiko umuntu yagukuyemo ijisho kabisa ari n'abatanga buhamya bigaragara byose ko yabikoze afite n'amaraso ariko bakamushinjura akabumwere kandi koko bigaragara ko ibyo bintu yabikoze nyine. None se reka byonyine reka tugore ku iki kintu. Ubutwa toxique ntabwo wamenye kwamaze gukatirwa umwaka urenga umwaka n'igice. Ariko ngo yarigende nta kiba mu Rwanda. Ako toxique agenda ajya. Ntabwo ari byo sarari. Hari ibintu mwana hari ibintu simbizi ntabwo namubonye yagezwa ku buyobozi. Ariko ntabwo toxique ntabwo wacika inzego. Ikintu nanishatse kuvugaho. Reka turebe yakatiwe umwaka hafi n'igice. Afunze cyangwa usubitse? Afunze. Ari imageragere. Ndetse ahubwo ntekeza ko ashobora yamaze no kugezwa imageragere. Noneho ukibaza ngo niba tuzi neza ko yari yakatiwe amezi 6 asubitswe. Urumva? Agasohorwa agataha hakaba hari irindi tegeko ryagarutse rimugonga. Buriya sinzi njye natekerezaga ko nyine wenda abavoka cyangwa se abantu baburanira abandi
hari ikintu gikurikizwa mu gitabo cy'itegeko. Uko uzi ko umukino, reka dufate igitego umusifuzi yasifuye mu kibuga, uko bizagenda kose yaba yabeshya atabeshye kigumaho. ariko hari igihe ngo byarahindutse, hari igihe bacyanga kandi warangiye umucyo wamaze kurangira hakurikizwa itegeko, hagahanwa umusifuzi wasifuye amakosa. hari igihe bagira gutya igitego bakacyanga, ariko okay, nabyo birashoboka kuko n'igikombe cyatanzwe cyaragarutswe cyahawe abandi. Ntamuzi se cya gikombe cyantuza cya Afrika, cya gikombe cya Afrika cyantuza cya bahaye Maroc, cyari cyaratwawe na Senegal. Urumva ibyo wumva icyo kintu nyiri itegeko, mana amategeko nyiragira ibintu bya danje utamenye ukuntu nyinshi ushobora gusobanura ibintu. Niba igikombe cyaratanzwe Senegal ikagitwara bikarangira. Reka twigarukire kwa Yago tugira ngo tunasoza ikiganiro. Twigarukire kwa Yago, bya Yago na Muyoboke na Godfather urabona biri kwerekezayo. No kuvuga ngo ikintu cyonyine gihari, uwitwa Yago yamaze gushomboza intambara igiye kuba hagati ya Yago ndetse n'abakunzi ba Muyoboke, kuko nimvuga Muyoboke ntago ari umuntu wo kuza guterana amagambo na Yago. Impamvu mvuze gutyo, ntago Muyoboke nyine ntago iyi showbiz, ntago ari umuntu wazanga yikangaranye ngavuga ibigambo nyine bishobora kuba byatuma yagavuga ati nanjye hanga harampamije. Ahubwo hari ibikundi bindi bigomba kuba twatuzu bavugaga, tugomba kuza tugatangira kwataka nde Yago. Urumva? Ngira ngo ibyo bintu byo bigomba kubaho kugira ngo byanze bikunze abari kuri kote. Ubwo ngubwo nibya ndi nyine ngo urugamba runaniye so ngo araro gusigira kabiro Rwanda. Muyoboke na rugamba igiye gufata abana bari muri twatuzo bajye kurwana nande na Yago. Ubwo impamvu mise mvuga gutyo, nabonye witwa Pionika na Eminyawe. Pionika ari kwihanangiriza Eminyawe ati wowe uzongera kurenga umurongo uvuga nabi Muyoboke nzagukubita. Bara Eminyawe ntago ajya aripfana, nabo yaritekeje arakurabura. Yaritekeje arakurabura. Ati ngo yakoze iki? None so uwitwa Fagisman kamarade ako Eminyawe yarengereye. Muyoboke ibintu yakoze turabizi, Muyoboke ibintu yakoze Tom Close arabizi, Social Murarabizi, Charina Nina barabizi, n'abahanzi benshi cyane bazi ikintu Muyoboke yabakoreye. Muyoboke yakoze akazi mu gihe cye, yaragakoze gano baracyagakora. Ariko nta muraperi n'umuzigira wumva ariko fata Muyoboke yakoze ibintu. Nuko ntawe yafashije. Ntawe yafashije nyine yabaciye amazi, yavuze ko ntacyo bashoboye. Ntago ari ukubaca amazi. Abaraperi bo mu Rwanda nabo ubwabo ntago bashobotse. Iyo tuvuze nituvuga ngo umuntu ahedinze umuziki wo mu Rwanda, ntabwo arobanura ku butoni. Buri muntu wese ushobora kumushyiraho ikiganza cyawe bikananirana, ariko wabikoze. Iyo umuntu ari muri business ntago ari uyu muntu ari muri business areba abacuruzi. Urakoze cyane, uvuze neza cyane. Uretse uvuze neza cyane, iyo umuntu ari mu bucuruzi ureba neza ikiri mu nyungu zawe. Ntabwo yaje muri uru ruganda agamije guteza imbere umuziki nyarwanda, yari agamije guteza imbere ubucuruzi bw'umuziki. Arawuteza imbere se ni Yesu. Umva nkubwire, twe nitujye kureba agaciro k'ibyo yakoze, turareba tuvuge ngo hari itafari. Nimba tuvuga ngo wenda uwitwa ntuze okay, reka tureke ibyo. Abaraperi bo bashima itafari ku muziki wo mu Rwanda. Ni umuntu wubatse BK Arena, ni umuntu wubatse ka Kigali, akavuga ngo abahanzi barajya baza bategura ibitaramo mw'aya masare, ibintu bikorwa abanyarwanda batanahana. Ntabwo nza babiteguye, ariko abo bose nibo batekereje. Ibyo si ibikorwa bya leta, ni ibya leta nyine. Ubu rero niwe muntu washyize itafari ku muziki. Nuko rero Muyoboke nta bushobozi arafite bwo kubaka BK Arena. Muyoboke yarafite ubushobozi bwo gufata Charina Nina akabagira abahanzi ba danje. Yarafite ubushobozi bwo gufata Social Mura akamugira umuntu wa danje. Yarafite ubushobozi bwo gufata Tom Close akamugira umuhanzi muzimugenda imbere arakaririmbira abantu. Reka nkwaza akabazo kamwe. Turemeranya ko nta muntu uzamura undi cyangwa umuntu arizamura? Nta muntu uzamura undi. Hari umuntu uzamura undi cyangwa arizamura? Umuntu arizamura kuko ntago wazamura impano idahari. Urakoze cyane. Urakoze. Icyo nicyo nashaka kumva. Yaba Charina Nina ntabwo tubamenya bwa mbere, twababwiwe na Muyoboke. Twe twabamenye kuko bakoze indirimbo yabo. Muyoboke yakoze iki kugira ngo yafashe Muyoboke yabonye impano yabo? Yego. Sibyo? Arangiza ayibonamo ubucuruzi. Urakoze. Uko kuyibonamo ubucuruzi yaravuze ati iyi mpano nyifashe hari icyo nayibyaza. Uyu munsi wa none nawe ku giti cyawe uramutse ubonye ko ubu butaka buzakenerwa kujyamo inzu 2030,
buzaba buhenze wabugura ukabwibika ukavuga ati 2030 buzagera ahandi hantu nawe yareba akavuga ati iyi mpano ya Charina Nina ndamutse nyikizemo ikiganza cyanjye nkayiyegereza mu gitarasobanukirwa ibintu ejo cyangwa ejo zampa inyungu areba iya social mura aravuga ati zampa inyungu icyo nicyo kintu yaje areba ntabwo yavuze ngo umuntu ngenzemera ko yazamuye undi maginga ya nuzavuga ngo petit nakunyuzeho ku muhanda numva ufite sound imeze neza ngwino nkujyane muri studio tukwereka abanyarwanda kanguha urugero yamana ibyo nako Emirene ntabwo yabikoze kuri Kenny kayitwa imana y'imihanda ubu ngo bari he yaramujugunye ararengana nuko ntacyo yamubonyemo gishobora so kuvuga ko atari umuhanzi w'umuhanga yari gushora amafaranga bikarangira uko nguko nta nyungu yari kubona niyo mpamvu yahisemo kugumana Vestina na Dorcas niyo mpamvu numva na niyo Bosco kuko nimba agenda agafata abana b'abakobwa akagenda agakora video ya miliyoni niyo Bosco akagenda agakora video iri butwara $5,000 by'amadolari urumva yari gukora iki kandi Vestina na Dorcas bagenda bakuzuza BK Arena nyine yahise banashora amafaranga make yahisemo abana ashora amafaranga make akabonamo inyungu nyinshi nuvuga ngo Irene nakemera ko yazamuye bari abana yarabazamuye nibyo kuko yabashoma amafaranga nyine yabashoma amafaranga yaje ashyira itafari kuvyo bari kuko iyo baza kuba badafite impano ntacyo yari gucuruza yababonyemo impano araza afatanya nabo bishyira hamwe barazamura uwo rero niwe nemera ko yazamuye impano wimbwira ngo impamvu nyine we ntabwo bari abana nta ndimo bari bafite bari bazifite nese se bakoraga bari bafite izindi ndirimbo ugiye ko bakoraga indirimbo zo mu bitabo Emirene narebye abona bafite amajwi meza n'abana ashobora kubyaza umusaruro ashyiramo imbaraga ze agize amahirwe birakunda nyine ngewe icyo nicyo nacyo Muyoboke yakoze rero umuntu uzakavuga ngo Muyoboke nta kintu yakoze oya yaragikoze erega kugikora kwe reka nkubwire abaraperi ngo reka nkubwire ikintu Muyoboke akora muri uru ruganda ndetse nkwereke nuze reka tureke no kurenganya Muyoboke uyu munsi none ntago dufite Coach Gael afite abaraperi bangahe muri Rebo muri 155 Coach Gael burya akoramo ngewe ntabwo mbuzi ubu ngubu cyakora afitemo Kivumbi sibyo kandi zino njyana z'abantu bapeta uburyo bazikoramo bagiye nyine mu njyana zicuruza nimba ururimbo rwagenda muri club bakarubyina uzagenda ujya gufata indirimbo ngo ngengo nararakaye ngenda umurakare man nge nakwica iyo ndirimbo nizajya gukinira abantu bakeneye kwishima niyo uzakinira bari muri haso y'uburaka none se umuntu uri mu muhanda azakura he telefone yo kugenda yumva iyo ndirimbo icyo nshatse kuvuga amaginga ya ntabwo ngiye mpakane ko Muyoboke ari ibintu yakoze kuko uyu munsi wa none n'abahanzi benshi babona ibitaramo kenshi kuko Muyoboke babishyizemo ibiganza sibyo ibyo yarabikoze ahubwo ikintu cyo nyine nashaka kuvuga ega nta nuhakana ibikorwa bye pe nta ibikorwa bye yarabikoze ibyo bikora nyine Muyoboke reka tujye tumufata nk'umuntu uvuga rikijyana yagusabiye ko bakuzamura yemeye kukugaragaza nk'umunyembaraga babyumva yego sibyo ahubwo ikintu twe twirengagiza ngiye ikintu navuze nuko nyine wenda yarobanuye ku butoni uyu munsi none yakabaye wenda ntabwo yarobanuye ku butoni yakoze ubucuruzi man ibyo rero nibyo nashaka ashaka inyungu ibyo nanjye nibyo nashaka gushyira mu kumurenganyiriza yakoze ibihwanye n'ubushobozi yari afite umva ikintu ngewe ntabwo gusa nemeranya na yago kuvuga ngo wenda ngo Muyoboke ngo yaza akagambana ya mpano hoya mani Muyoboke agira agatima gato kandi Muyoboke ni n'umwana mwiza Muyoboke ni umwe mu bantu banatega amatwi ntabwo yiyemera bura Muyoboke se ni mu gihe ubibona ntabwo yiyemera Muyoboke ntabwo yiyemera ahubwo hari ibintu ushaka kumubwira nyine kumva ibyo bintu nta hantu byamuvana naho byamugeza kuko nk'ahara yasabye yago wenda akashaka kwandika ibaruwa isaba abanyarwanda imbabazi n'ubuyobozi ni inama yamugiraga yo kugira ngo yongeye agaruke muri showbiz nyarwanda kandi abantu bamwakire nk'umuntu wakoze ibintu bya danje yamusabye gukora indemo nk'eshanu ziri hit kugira ngo yemere gukora ibitaramo hariya Uganda bamwumve no mu Rwanda bamwumve yego urumva twese nta byera ngo de impamvu ngo nanuze na yago nawe ahantu habera umwana mwiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi uremera ko ubwo bantuze kiriya gitaramo cya Debe yereko kubera muri Uganda n'abantu bajyana abanyamakuru bagiye batandukanye ariho bari batwaye bana ba Kamarade uwo munsi Kamarade yagomba gushimutwa ntiyabivuze yagomba gushimutwa na yago yagomba gushyiraho team igomba gushimuta Kamarade Faxman amezi 7 agomba kuba yarabuze ariko nyuma yago yaje kubitekerezaho aravuga ati iki cyana kiri mu mihanda kirimo kirihiringa n'ubwo kimvugamo ibintu bibi bitari byiza ntacyo byamarira kugishimutisha
muri Uganda yanatangaje ko bari Uganda ngo RIB yo muri Uganda ari abantu bo ku giti cyabo, ni abantu bakora ku giti cyabo, ntago ari RIB ya leta. Urumva muravugana ukabakubita ibiceri bakaba bakora ikintu kimwe bakakugenzaho ibyaha runaka, sibyo? Ibyo byose yabitekerejeho yagafata na voice record y'amagambo amenyesha, yibwira Faxman ati wacyana we nagomba kugutamo. Nawe magoreza abantu ba genge ikora amahoro muri Uganda yitwa amagare ikakunyonga. Ariko naje kureba nsanga ntacyo byamara ntacyo byamfasha. Nyuma yuko atekereje kuvuga ati reka muburishe basi nk'amezi 7 abanze yitekerezeho, yari avuga ati ntacyo byamfasha reka mubabarire, sibyo? Aho banavuga ko umwe mu bamanager ba Yago yaje gufata umwanya atega indege za kureba nde Faxman aramubwira ati ibi byose nibi bizagomba kuba ariko twakubabariye, nawe jya umenya aho utagomba kurenga, ntugomba kurenga uyu mutaro uyu murongo, jya umenya aho ugomba kugarukira. So reka nsabe ko wenda Yago namuyoboke ndetse n'abandi bantu ari gushyira muri ari gushyira muri iyo genge bakiyunga, kibakurura amakimbirane n'amagambo atari meza, aho wajyageze guklininga ibintu mu buryo bwiza bwubaka societe, bareke kusenya no guharebikana, kuko natwe uyu munsi wa none abo bari kubihereza abakonsumateri babo baraza kubitwara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yagafite abayoboke na muyoboke afite abayoboke, nituvuga abayoboke nyine buri wese afite abafana be, abakunzi bakunda ibikorwa bye. Nibibeshye bagaterana amagambo ba big naje bagahaguruka n'abamuyoboke bagahaguruka, urasanga bigiye kongera kuzana iki amakimbirane. Tubane neza muri societe kuko nicyo societe dushakamo, tureke ibyo kujya twirirwa duterana amagambo kuko nta kintu byadufasha nicyo byatugezaho. Dufite kurengaho, reka tugarukira aha. Dufite byinshi byo kuvuga kandi nibaza n'ibintu bitari byiza tuzano tubivuge tubisesengure, ariko uburyo bwiza bw'inama nziza nuko bakubaka ibintu kandi bakabyuka mu buryo bufite ireme. So njye ni Professeur Cyucyu nk'ibisanzwe, ini Big Town TV, kuri kamera ariho Mike cameraman wakamejeje. Ciao ciao.